Don't worry. Oya niba gasubiremo be kutwiba. Hey! Biragamukuza kabizu. Kuba amwereka ko amukunda kandi amuhoza ku mutima. DJ zamura akaziki. Izo ndabo n'ubundi murimo wazo uri kugenda urangira nabafasha gatoya ubundi uko muhagarara. So mbibutsa ko rero abangaba ni bashiki ba Steve baravuga bati natwe mu muryango ntago twabura kuza gushyigikira umuhungu wacu cyangwa se musaza wacu. Leta. Jacky ngwino hano. Fasha umugabo amafaranga. Niyo nzoga yagufasha umugabo. Fasha umugabo iyo nzoga. Witwa Jimmy Bean. Jimmy Bean. Thank you so much. That's nice. Wow.
Muranzi, yes you know me, it's your boy P Onika Suez mekashima kabasuza imana mugisha kandi ikomeze ibari ndanga turi kuri The Keza Hotel and Apartments aho twaje mu muhango ukomeye cyane nakwita umuhango w'ubupfura n'umuhango wo gutera ivi kuri Jacky mwamenye ariko first of all ndabanza gushimira ugiye kumutera ivi kuko nje mwita umuntu w'ingenzi umuntu w'agaciro murabizi mwese ko abantu bafataga Jacky bamutera amabuye bagira gute so kuba umuntu afata umwanzuro akavuga ngo so unywe ndabona ari we mugore wanjye w'ibihe byose cyo ikintu cyambere kinyenzi gikomeye kugira ngo ibyo ngibyo bibe niyo mpamvu navuze ngo ngomba kuhaza kugira ngo mbangezeho kila kitu ikintu cyose kiruze kubera ahangaha muze kumenya ngo byagenze gute ivi ryatewe rite Sokarate yadije gute yemusinza ate ko nari muzi ari DJ abaye musi gute ndi murayimenya ese soti yakoze ibintu bigenda neza Papi na Valence abikoze bigenda fresh Redemptus byagenze uko nguko byose muraza kumenya ahangaha uyu munsi manze mbibutse ko rikere ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Service Gin yemerwa mu karere ka Musanze mu santere ya Byangabo ni 0782 0782 kamaze mpamagara hari umuhanzi waje hanga banze tuganire we Kabre umusuhuza abanyarwanda ngo inone azasuhuza abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani meze fresh Shalom brother meze neza kabisa wambaye fresh bya hatari kabisa thank you meze neza kabisa senyi murakomeye senyi turakomeye ibintu na amahoro murakomeye cyane yeah asa amapine yakibuka kuyatwara amapine ndabizi cyane uracyabyibuka cyane arya mukobwa innocente aracyabaho Heruka kera ari muri Polonye niba arongera aragaruka bitamubura arya ubu ngubu ari ntabyo nzi subwo wabimbaza ayeni irabura bayitago ni VVA bayitago FVA okay uretse kuririza ingasonga yitwa Injection navuga ko ari indirimbo nziza cyane abantu banakunze nabonye mu munsi umwe cyangwa se iminsi ibiri yasoze 25 ibintu bidasanzwe ku muntu w'umu upcoming mu munsi wagiye 25 Injection yakiriwe gute so Injection byakiriwe neza n'ubu ngubu ndacyabona feedback nziza ku bantu banayireba ariko byose mbikesha nyine ubufatanye ndetse na support yanyu guys muri abantu beza man Joy Entertainment yeah Joy twajya yinjiza muri Injection gatoya Muruko mwegereye mwana agenda hinduka amurukundo n'ukuri rutagira umupaka iyo arwaye ndamuvura yakonja nkamushyushya indoro ye inseko ye na saizi ye nishemerera obebe manamu ngwino nguha kapela nagunsanuka urama kugeza ejo obebe te amo nishike paka chini ndagushunaho ureba nturayoka katoto sembela my darling nigga cold if they don't believe the shit you're not gonna dig in katoto sembela my darling nigga cold if they don't believe the shit you're not gonna dig in injection akakana kara shaka injection ngoni yatana mutaya injection akakana kara shaka injection ngoni yatana mutaya injection nago zagusanuka reka kumenda sindi kugura nabambuzi cyongora kukubesha ntibishoboka in that Injection bro so first of all Injection ni song nziza cyane nakunze kubera class yayo n'amagambo arimo twamenye nawe 2020 hashize igihe bana nkuzi nk'umuntu utwaye ibintu by'amapine kugendera ku mapine biza kubyara amata byara amavuta ubwo yabona gukorana Arsene ni inshuti yanjye twariganye tuvuganye cyakoze no uyu munsi noneho Kablele kandi icyo namukora cya after cya fresh cyane ubwo Kablele kuva korana Arsene kuva muri JYB Entertainment umaze gukora indirimbo zingahe ubu ngubu ni indirimbo ebyiri tumaze gukora indirimbo ebyiri
mbere yo kwinjira muri GYB n'ubu ngubu aho ubona umusaruro kuvuga uti ahangaha byibuze ikintu cyahindutse byaba muri media tour like muri quality ya audio ndetse na quality ya video niryari ni mbere cyane ubu ngubu ni ukuvuga utiriwe unashidikanya nyine ni ubu ngubu kuko urumva mbere nararirimbaga ariko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nakora interview wenda ahantu nk'aha ngaha cyangwa ngo ngere kuri TV no kugira nkore video iri produced kuri ifite high quality so urumva ibyo byose nabigezeho kubera GYB Entertainment so Arsene uvuze iki kuri music yawe kuzuma bwa muri iyi minsi ya none so avuze ikintu kinini nawe njya nkunda kubimushimira mubwira ko umuntu uteye ushize itafari ku muziki wanjye mufata nk'umuntu urenze urumva umuntu umpa respect wenda atari nawe wenyine kuko niwe navuga ko ari ubu ngubu umutwe wanjye ariko ndetse n'abandi bagenda bamfasha nyine nk'abanyamakuru nyine mugenda mudusapotinga muri abantu barenze tu yego music ya Gisenyi ndabizi hari wowe Cabre hari Pacific hari Apple Gold yego hari n'abandi benshi bagiye batandukanye urimo urabibona ute mu ruhando rw'u Rwanda rwa muzika nyarwanda muri rusange so uko mbibona turi abahanzi bahagaze neza icyo dusabwa kugira ngo tujye kuri sport turasabwa gukora cyane ariko iyi music yacu kugira ukompete mu gihugu ujye kuri sport bisaba support bigasaba amafaranga urumva kuba dufite talent turayifite kuba dufite ubushake bwo gukora burahari ariko icyo tubura ni investment nyine umuntu dushiramo ikintu nyine tugakora product nziza tu nicyo kintu tubura naho ubundi ubushobozi burahari iyo urebye avenir yawe ubona Cabre yego azaba ameze ate like après 5 ans n'imyaka 5 so nyuma y'imyaka 5 urumva Imana niyigena ibi ariko ngiye ku giti cyanjye ndumva nzaba ndi kuri step nziza tu kuko mfite role model wanjye ndeberaho uburyo akora n'ibintu akora nyine urumva nera inspiration yo kuvuga ati nanjye why can't I do this ndumva ko nzaba ndi kuri level nziza cyane mu ndirimbo zawe ufite zose yego kuko ushyiramo neza muri GYB Entertainment yego bora uvuga uti kabisa indirimbo narayikomye niyo nyumvise nyisubiramo inshuro zirenze 10 niyi so bro ikibazo cyane hari bahubwiye nta uziko n'ubungubu baza nka Jay-Z ko Jay-Z kuva kera wakoze indirimbo nyinshi cyane yatavuga ngo Rock Boys iyo nyumvise atawe cyakoza wowe uyumvise ubumva bimeze wowe uyumva ubwo washaka nsubize kadege ubajije ni mwarimu ikibazo gihari mwarimu ni ubaza agasubiza ikibazo gihari iyo ndirimbo nyine ngewe numva ntago abantu ariyo bakunda biratangaje okay reka yo tuvibinga rero mbere yuko twikomereza okay Love is not about cash, and love is not about age, and love is not about size, love is not about color. Urukundo n'ubumwe bw'imitima yari ibiri ikabomwe mugatura mugakundana kugusiga mvune binera ahubwo binera amavunane yo mu mutima umva ndanyuzwe que d'amour de jalousie que d'amour de vérité Bahiromana ushimwe iteka urakoze cyane gushima Imana mumera amashyi ababwitiza amashyi nagira ngo ndacyari muri wa mwanya wo kugira ngo niba hari umuntu ufite ikintu yavuga kuri uyu munsi tumuhereze microphone. Steve Brown mufata grand frère urundi hano na petit frère rero tubana ubuzima bwose ubwo tubayeho muri iyi si mbese ni inshuti yanjye cyane uyu ni umunsi mwiza tubonye mu buzima bwacu namubwira nti congratulations sa madamu we mwogere rwose murakoze cyane ngira ngo wenda uburyo nahuyemo na Jacky biratunguranye kuko twahuriye muri deshire party ariko nabuze umuntu bita Kamaro inkota y'amatovu kuko Kamaro niwe muntu ubashije kuduhuza na Jacky
twari muri hoteli imwe runaka turi mu kirori, icyo gihe amafoto yacu niyo yaterendinze, tuza kugira umubano wihariye wo kuba twakorana ko twabonaga duhuje ibibazo. Yavuga ko ari imfubyi nanjye ndindi, ariko nshimira Imana ko byatangiye si ko uyu munsi bimeze, bigenda bihinduka bitanga n'agafaranga. Vuga ngo kandi byiza biri imbere. Nshimira umuntu bita Steve, kubera ko buriya Steve ntabwo yashatse kumva amagambo y'abantu cyangwa se kugendera uko abona ibintu kuri social media. Nibyo nyabwira abantu ngo social media rimwe na rimwe zishobora kukuyobya, ugasanga ngo umuntu yasimbutse aravunika kandi wenda byari prank. So rero n'umuntu ashobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo abeho, ngira ngo wenda nabyo mushiki wacu yaciyemo, ariko nshimira Imana ko uyu munsi igenda yitamburura. Cyo na clearance abantu bavuze ngo ni prank, mutegereze ubwo muzabona episode 2 y'iyo film. So rero nababwiye ko tugiye kwifotoza, ariko tubihindiyeho gatoya kubera yuko hari